Mwiriwe neza, nitwa Janvier Ubabona, ndi umuririmbyi wa Care International mu ijwi rya tenor. Ndi kubatumira rero muri concert dufite Saint Valentine's concert. Ndabatumiye rero muzaze, bizaba biryoshye kurusha ibya kera, kurusha n'ibyo twagiye dukorana mbere, aho tuzaririmba indirimbo nyinshi nziza zirimo zaba Elementi, Bebe na Bwiza, mbese ndabatumiye bizaba biryoshye cyane. Muzaze turabatumiye muri Isanga, murakoze cyane. Mwiriwe neza, nitwa Joël, dirimba kuri Care International et Ensemble Instrumental de Kigali, asigaye iminsi umwe dufite igitaramo kiza cyane kuri Sainte Famille mu Mumugi kuwa gatanu saa 12 murakaza neza kuri igitaramo, murakoze cyane. Muraho, ndabasuhuje, nitwa Dr Hakizimana Aristote, ninjye perezida wa Care International et Ensemble Instrumental de Kigali. Turimo kubategurira igitaramo cya Saint Valentin, kizaba ejo bundi kwa gatanu tariki 14 z'ukwa kabiri kuri Hotel Sainte Famille, kizatangira saa 12. Care International rero ni ku nshuro ya 9 dukoze igitaramo cya Saint Valentin. Uyu mwaka dushaka kubigira ibintu byiza cyane kurusha izindi Saint Valentin twagiye dukora. Abari bahari umwaka ushize babonye ko ibintu byari byiza, oro dufite udushya twinshi. Saint Valentin rero nk'uko mubizi ni umunsi w'abakundana, ariko ni n'umunsi w'abakundana cyane cyane mu muryango. Abagore n'abagabo bubatse bamaze igihe babana, ni igihe cyiza cyo gusubira muri ya twatugambo twiza, bakibasa twatugambo twiza babwirana bateretana bakiri bato, kugira ngo urukundo rwabo rukomere mu ngo zabo no mu miryango yabo. Muri kiliziya naho ni umunsi ukomeye, aho mu miryango biyibutsa urukundo. Ntekereza ko muzaza muri benshi. Dufite indirimbo zitandukanye, indirimbo z'inyarwanda zo mu mahanga, indirimbo z'abahanzi nyarwanda bo hanze. Tuzabashimisha, muzaze muri benshi, murakoze. Mwiriwe neza, nitwa Christelle Intaramirwa, nje kubatumira mu gitaramo cya Saint Valentin mwateguriwe na Care International. Igitaramo rero umwihariko gifite cyangwa se aho gitandukanye n'igitaramo cyabanje, nuko icyabanje cyari Christmas Carols Concert cyangwa se igitaramo cyo kwizihiza ivuka rya Yezu, ariko iki gitaramo tugiye gukora akaba ari igitaramo cy'umunsi w'abakundana cyangwa se abakundanye. Mwese ntabwo muhejwe, muzaze, abatagikundana muvome urukundo muri iki gitaramo. Turabatumiye kwinjira rero mu gitaramo cyacu, ntabwo ari ibintu bigoye, ko amatike ya regular ni 10,000 cyangwa se imyanya isanzwe ni 10,000, VIP ni 20,000, hanyuma VVIP cyangwa se amakouple yo muri VIP ni 30,000. Mugura amatike rero atarashira, hanyuma muzaze twishimire cyangwa se dufatanye kwizihiza umunsi wa Saint Valentin. Murakoze cyane. Muraho neza, nitwa Mshumitsa Rukundo Augustave, nkaba ndi maestro wa Care International et Ensemble Instrumental de Kigali. Nkaba nishimiye kubatumira rero mu gitaramo cya Saint Valentin twabateguriye. Igitaramo kizabera muri Hotel Sainte Famille kuva saa 12 z'umugoroba ku munsi nyirizina wa Saint Valentin tariki 14 hano ejo bundi kwa gatanu.
muzaze tubane, twabateguriye ibintu byiza biryoshye cyane, indirimbo zizihiza abakundanye ziva mu ndimi zitandukanye kugira ngo buri wese bitewe n'ururimi abasha kumva cyangwa kuvuga azisangemo. Twabategura indirimbo za kera ndetse n'izuba, ari abakunda karahanyuze, ari abakunda ndetse n'ibigezweho, twese tuzisangamo. Tuzabane, ntuzabure, nanjye nzaba mpari. Murakoze. Muraho neza, nitwa Honore, nkaba ndi umucuranzi wa Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. Turi kubategura concert ya Saint Valentin izaba kuwa gatanu ku itariki 14 z'ukwa kabiri uno mwaka, ikaba izabera Sainte Famille Hotel. Amatike ari ku rubuga mushobora gusanga muri link muri bio. Muzaze muri benshi, ni kuri Sainte Famille saa 12 z'umugoroba. Murakoze. Mwiriwe neza, amazina yanjye ni Nzayituriki Gilbert, ndi chef technique wa Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. Ndabatumira muri concert twabateguriye ya Saint Valentin, izabera kuri Hotel Sainte Famille kuwa gatanu kuri tariki 14. Amarembo azafungura saa 11, concert izatangira saa 12. Kuri kote y'abacuranzi twarateguye bihagije ku buryo dufite bande izaba iri kudususurutsa mu ndirimbo zo gucinya umugara n'indirimbo ziri classique. Twariteguye neza bihagije, turabatumiye kugira ngo muzaze mwishimane n'abakunzi banyu kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Murakoze. Mwiriwe neza, nitwa Niyonzima Oreste, nkaba ndi umuririmbyi wa Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. Nishimiye kubatumira mu gitaramo cya Saint Valentin twabateguriye ejo bundi ku itariki 14 z'ukwa kabiri, kikaba kizabera muri Hotel Sainte Famille kuva ku isaha saa 12. Muzaze twifatanye kwizihiza umunsi w'abakundana. Amatike mwayasanga ku rubuga, muri kubona ku masitasiyo atandukanye, ariko mushobora no guhamagara umuntu wari wese wo muri Chœur International akabagezaho amatike. Hari amatike y'imyanya isanzwe y'ibihumbi 10, akaba VIP ibihumbi 20 ndetse n'ibihumbi 30 kuri couple muri VIP. Muzaze rero twifatanye twizihize umunsi w'abakundana. Muraho, nitwa Kwitonda Ishimwe Elise, nkaba ndirimba muri Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. Nkaba nishimiye kubatumira muri concert ya Saint Valentin dufite kuri uyu wa gatanu. Kwinjira asanzwe ni ibihumbi 10, ibihumbi 20 VIP na VIP ibihumbi 30. Musonje mwishiwe mukaribu. Murakoze. Muraho neza abakunzi ba Chœur International. Nitwa Brenda, ndirimba mu ijwi rya kabiri ari ryo alto. Nkaba nari ngarutse kubatumira muri concert dufite kuwa gatanu le 14 saa 12 hano Sainte Famille. Nukuri ntimuzabure, muzaze twishimane, muzaze twenjoyingane ibyishimo by'abakunzi n'abakundana. Murakoze cyane.